Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Matayo igice cya 3 umurongo wa 13 kugera kwa 17. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Now a lot of Trinitarian people try to say, I was debating it not long ago. I find out don't do no good. Because no man can come to God unless God foreknew him and called him before the foundation of the world. Abijyagaho impaka nta gihe kirekire gishize, naje gusanga ko ntacyo bimaze, kuko nta muntu ushobora kuza ku Mana kiretse Imana yaramumenye mbere kandi yaramuhamagaye isi itararemwa. All the Father has given me will come to me, said Jesus. Abo data yampaye bose baza hondi, niko Yesu yavuze. Murabona? And this man tried to say, he was a Trinitarian, extremely, and he stood up before the class and he said, my precious friend, said, Brother Branham is one of the finest fellows, see? Kandi uyu mugabo yiziraga ubutatu, ari umuhezanguni, kandi yahagaze imbere y'ishuri maze aravuga ati, nshuti zanjye z'agaciro, mwene data Branham ni umuntu umwe mu bantu beza. He said, but Brother Branham has been like in this discussion, said wiggle out of everything like the worm in the lemon, but said I would like for him to wiggle out of this one. And of course all debaters hold the keynote to the last part of it. Ariko mwene data Branham afite mu mpakaze acengera mu bintu byose nk'ikimungu kiri mu ndimu. Ndashaka ko acengera no muri ibi, kandi birumvikana neza ko abajya impaka bose bazirikana ijambo ry'ibanze kugeza ku iherezo ryabyo. So then he said at the baptism in Matthew 3, the display of three persons, absolutely three distinct persons. Ngaho rero aravuga ati, ku mubatizo muri Matayo 3 hagaragara abantu batatu batandukanye. The Son standing on the bank, the Holy Ghost like a dove in between them, God the Father speaking out of heaven. Umwana uhagaze ku nkombe, umwuka wera mu ishusho y'inuma ari hagati yabo, Imana data ivugira. He made that say something it didn't say, just like Matthew 28:19. Make him say something it don't say. He never said baptize them. He never said baptize in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. He said baptize them in the name of the Father, Son, Holy Ghost, which is Jesus Christ. Yabiteye gusobanura ibintu uko bitavuze neza, nko muri Matayo 28 umurongo wa 19. Abitera gusobanura ibintu uko bitavuze. Ntabwo yavuze ati mubatize mu izina rya data, mu izina ry'umwana, mu izina ry'umwuka wera. Yaravuze ati mubatize mu izina rya data, umwana n'umwuka wera, ariryo rya Yesu Kristo. Now they say that was the Son standing on the bank. This is God the Holy Ghost like a dove in between them. And God the Father was speaking out of the heaven. Now look like that make exactly three different voices in three different places. Noneho bavuze ko yari umwana wari uhagaze ku nkombe. Iyi ni Imana umwuka wera mu ishusho y'inuma yari hagati yabo, ni Imana data yavugiraga mu ijuru. Noneho birasa nk'aho ibyo byajyaga kubigira neza amajwi atatu atandukanye n'ahantu hatatu hatandukanye. Now, notice, now when Jesus was baptized, now we realize that heavens means above, atmospheres, whatever it is, into heavens. Noneho tubonye ko amajuru bisobanura hejuru, ibirere icyo byaba cyo cyose mu majuru. Now when Jesus was baptized, he went straightway out of the water, and lo, the heavens was opened unto him, and he saw the Spirit of God. Rero igihe Yesu yabatizwaga yahise ava mu mazi, kandi nuko ijuru riramukingukira maze abona umwuka w'Imana.
I thought you said God was up in heaven speaking. The Spirit of God like a dove. The dove was God. See? We just got through here. Holy Ghost and God's the same person. See? It's just a title. Ntekereza ko bavuze ko Imana yari hejuru mu ijuru ivuga. Umwuka w'Imana mu ishusho y'inuma. Inuma yari Imana. Murabona? Tuyinyuranamo hano byonyine. Umwuka wera n'Imana ni umuntu umwe. Murabona? Ni agace kabyo gusa gato. See? And he saw the Spirit of God, not another God up in heaven speaking, but the Spirit of God was in the form of a dove. That was the Holy Ghost, and it was God the same thing. Kandi yabonye umwuka w'Imana. Atari indi Imana iri hejuru mu ijuru ivuga, ahubwo umwuka w'Imana wari mu ishusho y'inuma. Uwo wari umwuka wera kandi wari Imana. Ikintu kimwe. See? The Spirit of God like a dove descended, and a voice from heaven, which was above him, saying, "This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell." Umwuka w'Imana mu ishusho y'inuma waramanutse maze ijwi ryavugiraga mu ijuru ryari hejuru ye rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, uwo nishimira gutura. Really the right translation is got the verb before the adverb, like all the foreigner. It's, "This is my beloved Son, in whom I am pleased to dwell in," or "whom I am pleased to dwell." In whom I am pleased to dwell. Ubusemuzi bwiza bafashe inshinga mbere y'ikinyazina nk'abanyamahanga bose hati, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, uwo nishimira guturamo, cyangwa se aho nishimira gutura. That was God coming into Jesus, and in him was the fullness of the Godhead bodily, and there's your Father, Son, and Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Iyo yari Imana yajyaga muri Yesu, kandi harimo umwuzuro w'Ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi data nguwo umwana n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Sure. You get it? There's no place in the Bible speaks of three being a three gods. There's no such a thing. Nta gushidikanya. Murasobanukiwe? Nta hantu muri Bibiliya havuga abantu batatu, Imana eshatu. Nta kintu nk'icyo kirimo. It's absolutely pagan. It comes from pagan. That's the way with the Trinity. Yes. Well, sure, it's just as bottomless as hell is. Ni ubupagani bweruye. Bituruka mu bupagani. Noneho nta gushidikanya, nta ndiba bifite nk'uko kuzimu kuri. See? There's no such a thing. Murabona? Nta kintu nk'icyo kirimo.